ni Kiungo Mshambuliaji. Kiungo Mshambuliaji huko. Mkabaji n'umukasiri. Mkabaji narazi. Mkabaji narazi. Ni Kiungo Mshambuliaji. Kiungo mchezeshaji iwe yaraje. Mchezeshaji Kiungo Mchezaji ndio Ryan. Ni 8. Oya. Ahubwo Mshambuliaji ni 8. Kiungo Mshambuliaji ni 10. Kiungo mchezeshaji. Mchezaji ni 8. Ukinisha ikipe. Box to box. Siyo rutaranyirizo se. Ni uhuza nyine defense na attack. Mchezeshaji. Ni ukinisha ikipe buri. Iyo yoroshye ikipe irarushwa. Niyo mababone umutima w'ikipe. Abantu rero nibavuga ngo ibyo tuvuze tuba tugomba kuba tubihagazeho. Nicyo badukundira ngira ngo twamaze kwambuka aba rero barimo kurira ku kibuga kinini ibibazo bya Kiyovu tubivuyemo umunota iyo tuvuze ngo Mohamed Cheri ibibazo bya Kiyovu birabiranye umva reka ikibazo yifite ibibazo bya Kiyovu ngo bya Kiyovu tubivuyemo nk'umurabyo reka twigire muri timu ya wananchi kipe y'abaturage aho niyo tinyira rege ndabaretse mwese ubujya muhise mwambuka niba ari uwibukaga ko Kiyovu twayituyiriye Juvenal ataraza Kiyovu izagira inkuru zishyushye wibukaga ko Kiyovu tuyiriye yongeye kugaragara kuko baravuga ati nimanuka i Kigali sinshaka kumva ibintu ngo APR ngoreyo sinshaka kongera kubyumva ariko sicyaberaga mu marangi hari ninde muyovu ukunda Kiyovu by'ukuri utakumbura Juvenal iriya myaka 2 yatanze spectacle mu marangi bamanura kubita APR retour kubita retour sinzi umuhanzi wahacuranye niba ari Medi Kiyovu sinzereye ngira ngo ni naho Medi ntago yari ari mu Rwanda ni ari umuhanzi ukomeye ntazi washonye je nibuka kandi bakoze bakubura bamukimara gutsinda rero turabwira bati musubire Nyanza match yari taraba yareyo nibo bakubuye bavuga ati abanyenyanza turabagusubiza Nyanza babibi abarero nabo barahaguruka ibintu byari bishyushye cyagiye cyakora Juvenal wamwira ngo umupira mu Rwanda cyagiye yari Kiyovu itwika SGH byose gako yativa ku rucaca nta kirimo byihorera ibyo atishyira ku ruhande abatishyira ku ruhande jya kuri timu ya wananchi ibindi tube tubyihoreye abarero ntago bishimiye Kiungo Mshambuliaji ko ntababona ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe ubu niho turi live live kabisa SKFM live turiyo ndabona uyu ni Rambona Gisa Eric adushirireho karenze umutozo wungirije nani oya uyu ni umukinnyi na warahari banitiranwa witwa Rotifi nawe witwa Rotifi cyangwa n'umuntu oya ntago nanjye narabibonye ndabaza barambwira bati ntago ari byo kuko si izina rya famille uyu abarabu baritiranwa bisanzwe baritiranwa izina ribanza niryo riba rya famille izina uyu rero izina rye ntabwo ari Rotifi rya famille bavukana baba bahuje izina rya famille nawe yitwa Rotifi bayiga bya bindi muri bino bihugu byacu usanga bakamara ari bakamara hino bita Mohamed Chiri ntabwo Axel yatanzeho yarabimbwiye Axel yarabimbwiye yatanze gasopo kuki mbere yarambwiye ngo ataza ngo umwe wari umuhungu we n'umuntu nawe ngo yashatse kuzana muri mukuru na mwana ni gore abwo rero nikanzemo nanjye akose umuhungu urumva batabitirana kandi Axel horaho yaravuze ati ahora biririmba avuga ati rwose atazakora ikosa ati Rayon Sport atazayivangira akazana muri umuntu we amora naho muri agana umuntu we uyu umwe yitwa Afahami ya Rotifi undi akitwa kanshidebe neza naza kubivuga nyamara ibyo Axel yavuze bishaka kuba ari byo oya haje Rotifi yabazanye umuhungu we amuhanye yitwa Azuz Rotifi umuhungu we umwungiriza nandise umuhungu we yitwa Azuz Rotifi nese kare umuhungu we yitwa umuhungu we yitwa umuhungu we Rotifi ariko urumva ko izina rya mbere ntabwo ari wewe izina rya mbere ntabwo biri umuhungu we afite lisansi reka noneho yigaragaza hari usanga isura ari fotokopi reka rero bashyiraho ifoto hari reka wigaragaze ngo ni Azuzu wati uwo ni Wasiri yari yaharaye yahazendukiye na Irambona amubona kari keza Wasiri mu mwitege natangira gutangaza baratuje izi ntwaro ntizihagera zose ntabwo ari buhava atagifite icyo atangaza amaze iminsi atuje pe umunwa wamuryaga ubu araje avuga ati
hanyuma utarabona umwarabu uko yabonye kuri nomero 10 ntari buburi gisasu abantu muri sare barahari yohereza ishyorongi abantu muri sare barahari barimo kureba mu mazu umwanya narari abareba barimo kureba abakinnyi bashya badushyirireho duhamagare Traoré live aripotinge tubwire bose bahageze umutoza wungirije ko tutamubona mu mashusho genze bite amajwi yarakirimo dufashe hano kuri Nuza ndi bwazamuye apotinge abareba bazi ko umutoza Rotifi hageze n'umukinnyi mushya allo ntago birakunda gumaho gatoya Traoré turagufite hano live gumaho baguconnecte neza kuri bluetooth kugira ngo tubwire amakuru tubwire umujyi ugiye kunyeganyega ubundi Murera niho uyitinya live ubundi n'ibintu byaba ari n'ubusirimu reba itangazamakuru wagezeho allo Traoré uratwumva neza guturuka i Kanombe ku kibuga cy'indege yego Sam ndabumva narabasuje mwese mwaramutse mutaho i Kanombe tumeze neza mu kazuba katari gakeya bazindutse tuje gutegereza nyine umutoza aratinda ariko araza yatinze mutangira gutekereza ko yaba yahinduye gahunda oya ntago ibyo guhindura gahunda byarimo kuko ari kumwe na Irambo na Eric n'undi iri mu bayobozi ba Sport niwe wari waje kumwakira turagendaga updating aho bigeze batize mu kibuga cy'indege yaba Lotfi yaba n'umukinnyi bazanye Mohamed Cheli ariko n'ubundi nabwiwe yuko bari kumwe n'uzaba yungirize umutoza Lotfi we wabanje kubura ibikapu no kuvuga ngo n'ubu Lotfi yasohotse na Cheli bashyira ibikapu byabo mu modoka ariko basubiye bongeye kwinjira muri reception bagiye gutegereza mugenzi wabo we wabuze ibikapu yabuze ibikapu bye yego umutoza wungirije witwa Azuz Lotifi utubarize neza hano Kazungu na Rikari bafite impungenge z'uko yaba ari mwene wabo kuko Axel horaho nk'umufana wa Mukura yavuze mbere ati mwitonde atazabazanira umuhungu we yabivuze mbere atazabazanira umuhungu we yashatse kuzana muri Mukura ngo amwungirize nekereza yuko kuba mwene wabo bitaba ikibazo kuko Ancelotti muri Real Madrid yakoranye n'umuhungu we kandi erega si ikibazo cyo kari ikibazo twe tukeneye kumenya amakuru ni mwene wabo si mwene wabo cyangwa ibyo byo gusobanura ko nta kibazo bidutwaye dukeneye kumenya ngo ni mwene wabo ni umuhungu we si umuhungu we aratwumva ubwo Traoré uratwumva uwo yisarongera garuka uratwumva neza twamutakaje wakongera ukamushaka ndakongera guhamagara ariko Cheli urabona ko atsindagiye nk'aba nimero 10 rwose kandi imyaka ye yo gukina Mohamed Cheli ushobora kuba afite nka 28 27 urabona ko imyaka ye niyo gutanga umusaruro si abakinnyi bahuzagurika buri hari imyaka yo guhuzagurika gutakaza imipira cyane undi hari ikintu cyitwa body language allo uratwumva neza Traoré byamugendekeye bite benze bite ku kibuga cy'indege Kanombe Traoré uratwumva ariko muri bluetooth ntabwo urimo reka badufashe keretse niba yongeye ikidekonekita hano iriho reba neza kuri allo uratwumva neza